Ibihe byiza kuri mwe mukomeje kugenda mudukurikira abantu mukurikirana Fisherman, reka tubabwira ngo ibihe byiza kuri mwebwe nk'ibisanzwe. Tuba tugeze mu mwanya w'amakuru cyangwa se kugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Aha turi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2024, mwaka w'ibihumbi 2024. Ni inkuru nanone yongeye gutangazwa n'umuhungu wa Dr Jose Chameleone, uwo bita Abamax. Abamax yakomeje kugenda atangaza byinshi bigiye bitandukanye ku bijanye na papa we, aho mu gihe se ari haramwirwariro cyangwa se umubyeyi we akiri mwirwariro. Ariko Abamax yongeye atangaza andi magambo, yaje kuba amagambo noneho atunguranye. Ni amagambo ushobora kumva nawe uri umubyeyi ukavuga uti ibi bintu birakomeye 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 birakomeye. Abamax yaje gutangaza ko uburwayi bwa Dr Jose Chameleone abantu bakomeje kubuhuza na Daniela cyangwa se umubyeyi wa Abamax, mama we, ati ibyo sibyo, ati atongera no kugira uwitsa umubyeyi wanje mu bitangazamakuru bitewe nuko cyangwa se hatagira umwitsa wongera kumwitsa mu majwi bitewe nuko hari ibitangazamakuru biba byagiye byandika bivuga ko uyu Daniela ndetse hari aho yaba ahuriye n'uburwayi bwa Chameleone. Ariko Abamax yavuze ati ibyo ngibyo ni ukubesha, uburwayi bwa data ndabuzi. Ati data kubera gukoresha inzoga nyinshi nibyo byamuviriyemo buriya burwayi afite, uburwayi bukomeye cyane. Akomeza agira ati ese ko muri abakunzi be cyangwa se abantu bose bamukunda, ubu muganga atangaje ko asigaje imyaka 2, mwamutabara cyangwa se hari n'umwe wamwitangira? Ico cyari ikibazo ca Abamax. Abamax akomeza kuvuga ati abantu bose bari inshuti za papa cyangwa se inshuti za data zose, nta n'umwe wigeze aba yamugira inama yo kureka gukoresha inzoga cyangwa se amugira inama yo guhagarika kunywa inzoga. Ibintu bitangaje cyane, amakuru y'umwana akomeje kugenda ashira hanze. Abantu bagakomeza kugenda bavuga bati uyu mwana ntago yakabaye avuga amagambo ameze utya. Hari n'abaje kuba bavuga bati burya kuba umwana yiga muri boarding cyangwa se bino bigo biga babayo badata cyangwa se gufata umwana umushoferi uti jyana ku ishuri mutware ku ishuri, ibyo ngibyo bishobora gutuma umwana akurana uburere bubi cyangwa se bikatuma umwana akura mu buryo bwo kuba nyine atuba cyangwa se nta kinyabupfura cy'ababyeyi aba afite. Ibyo rero byakomeje kugenda bitangazwa n'abantu benshi cyane hariya muri Uganda. Ariko Abamax akomeza kugenda yiyama buri umwe wese ukomeje kugenda amuvugaho cyangwa se amucaha amubwira ati ibyo uri gukora sibyo. Buri wese agiye akomeje kugenda amucaha, dore ko hari n'abatangaje inkuru ko uri kumucaha wese ari kumufungisha cyangwa se kumushirisha muri gereza. Ariko ayo aba ari n'amakuru y'abantu cyangwa se iby'abantu baba bivugira. Abandi bakavuga bati cyangwa se Dr Jose Chameleone yaba yarafashe uyu mwana nabi, bikaba byaramuteye kuba yagira n'ikibazo cyo mu mutwe cyo kumva ko nta rukundo n'uwo yabigirira abo muri uriya muryango. Ibyo nabyo abantu bakomeje kugenda babivugaho. Ni amakuru agiye atandukanye abantu bakomeje kugenda basakaza hariya mu mujyi wa Kampala, niyo nkuru ihari. Dr Jose Chameleone rero aracyari mu bitaro na n'ubundi
nk'ibisanzwe ategereje ibisubizo bya muganga cyangwa se aracitabwaho n'abaganga. Reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe, mukomeze kugenda munogerwa na gahunda za Fisherman. Nk'ibisanzwe ni inkuru ibabaje, inkuru y'akababaro ahangaha mu mujyi wa Kampala cyangwa se muri Kampala haje kubaho ikintu gikabije. Ni ikintu kibabaje rwose, abantu bose bari kugenda babyumva, bari kuvuga bati ibi ntibibaho. Aho bita mu mujyi wa Kampala cyangwa se mu gace bita Nsambya, hariya muri Kampala, Nsambya, Kawembe, aho ngaho haje kubaho ikintu twavuga ngo nibara rwose, aho umukozi wo mu rugo yaje kuba yasigirwa umwana, yarangiza akamurya cyangwa se akamuruma, kubera ko umwana basanze umwana yagiye ararumagurwa cyangwa se amenyo arinjira mu mubiri, ariko ntibize kuba ibisebe, ahubwo akaza kuba yatumbirwa. Ahangaha rero se w'uyu mwana bamwita Mwesanga Michael. Uyu mwana akaba yitwa Mwesanga Michael, akaba yari yaratandukanye rero n'umugore mama w'uwo mwana. Nyuma yaho rero uwo mwana aza kuba yamureresha ku mukozi cyangwa se yamuha umukozi ati aba ari wowe uba uri kumwitaho. Ni umwana mutoya ufite imyaka 4, umwana mutoya w'imyaka 4. Akaba rero uwo mwana yari ari kumwe n'umukozi, birumvikana se ko yari yagiye mu kazi, ariko umukozi arangije afata umwana agenda aramuruma. Ikibabaje rero yamurumye ku buri gice cyose cy'umubiri, agenda akiruma kugeza naho yamurumye n'amabere. Ni akana gatoya rwose, kakiri gatoya, akana k'imyaka 4 k'agakobwa. Uwo mukozi rero agenda amuruma. Uwo mukozi nta wundi bamwita Tumuhire. Uwo mukozi rero nta wundi bamwita Tumuhire Princess, niyo mazina ye y'uwo mukozi. Uwo mukozi akaba ni amabara yafashe umwana rero aramuruma. Nyuma yaho rero yaje kuba yatabarwa n'abaturanyi umwana mutoya. Umubyeyi umwe niwe wamubonye, aravuga ati uyu mwana ko biri kugenda gutya na gutya, kuko yabaga ari kuva amaraso mu mazuru. Umva umwana barumye ibice byose by'umubiri, anaratumbirwa. Bamubona rero ari kuva amaraso mu kanwa no mu mazuru, barangije bamwerekeza kwa muganga. Bageze kwa muganga rero mama w'umwana nibwo yaje kuba nawe yakumva ayo makuru, aza kuza atabaye. Abantu rero bakomeje kugenda batangaza, baravuga bati ntibyari bikwiye ko umuntu yakugirira icyizere cyo kuba yagusiga mu rugo cyangwa se yagusigira umwana, nibigera nyuma uze kuba wahemuka cyangwa se wafata umwana uze kuba wamwangiriza. Ntago biba ari ibintu byiza cyane, ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho n'abantu benshi bafite abakozi bo mu rugo cyangwa se abantu bafite abana batoya, akavuga ati si none ubu umuntu yakwizera nde kugira ngo aze kuba yabasha kumusigira urugo rwe cyangwa se kumusigira umwana we. Ariko nawe uri umukozi, ntago byakabaye byiza ko baza kuba bagusigira umwana, nugera nyuma uze kuba wamwangiriza, cyangwa se uyu muntu akaba yarafite ibindi bibazo, byaba ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, ariko ntabwo yaza gufata umwana w'imyaka 4 ngo amurumagure. Twagiye twumva impfu nyinshi ziterwa n'abakozi bo mu rugo mu buryo budasanzwe cyangwa se mu buryo bugiye butumvikana aho ngaho, ariko
abantu bafite abakozi bo mu rugo cyangwa se abakozi bo mu rugo, mwagakwiriye gukora inshingano zanyu nk'uko bikwiye, kuruta ko wafata umwanya wo kwangiriza ibyo sobuja aba yagusigiye cyangwa se yaba n'uwo muntu uri aho ngaho mu rugo. Reka tubabwira ngo ibihe byiza kuri mwebwe, ibiganiro nakagaruka, ariko dukomeza kugenda twihanganisha ababa bagiye babura ababo cyangwa se imiryango ibibabaye muri ibi bihe. Reka tubabwire ngo mukomeze kwihangana, kandi Imana aba ariyo iza kuba yabaha umugisha. Ibihe byiza kuri mwebwe, mukomeze kugenda munogerwa na gahunda za Fisherman nk'ibisanzwe. Ibihe byiza kuri mwebwe.